ndagarutse Mahedia, nizere ko umeze neza, nizere ko ibintu ari koro wa mugani imvugo z'abajene muri iyi minsi. Ni kenshi cyane humvikana amajwi y'abajene bagiye batandukanye bavugaho akazi kabuze, nyamara n'abonye akazi bakabura icyo bakoresha amafaranga babonye bagahitamo kuyasevinga muri za banki, kuyarya cyangwa se kuyaguriza bafite imishinga yabo, bagahora ku mushahara bagura bakora abandi, nyamara nabo bakwiye gukora imishinga ibyara inyungu bakabakire akamiliyoneri, ndetse nabo amazina yabo akaba yamenyekana hirya no hino, ndetse bagasezera akazi bagasezera umushahara, ubundi bakajya kwikora bakajya babona akayabo k'amafaranga. Uyu munsi nka Prominent Center Limited, kampani mbere hano mu Rwanda isanzwe kugezaho akazi kagiye gatandukanye mu mijyi itandukanye, twateguriye imirongo ngenderwaho imishinga ushobora kuba washoramo amafaranga akabyara inyungu mu gihe cya vuba hano mu Rwanda, waba uri mu cyaro cyangwa se mu mijyi igiye itandukanye, ndetse ukabakora imishinga aho waba uri hose ukabona amafaranga wahoze utekereza yo ushobora kuba watunga. Mu gihe kandi uteganya kuba wakora umushinga waba ubyara inyungu mu gihe gito cyangwa se kirekire, gumana natwe uyu munsi, ariko nanone mu kiganza tujyane usaga cyane n'undi soko inzobe mubwire byinshi kujyanye n'amafaranga abakiri ukorera inzira banyuzemo ndetse n'ibindi. Icyakora nyamuneka reba nusanga utarakanse ko bicyasabone kandi tujye tubara buri munsi. Umuntu wese afite gahunda yo gukora amafaranga, afite gahunda yo gushora amafaranga hirya no hino, ashobora kuba yakuraho yaba ari hose, ya mu cyaro aho benshi bahunga bavuga ko nta mafaranga haba, nyamara akaba yawe umukire akazamuka akajya gutura mu mijyi aho yazo yifuza gutura. Nyamara niyo waba uri mu mijyi igiye itandukanye ushobora kuba wakora imishinga igiye itandukanye bijyanye n'aho utuye, ndetse kuri ubu ngubu ukaba nababona amafaranga. Imishinga twateguriye iminsi ni imishinga igiye itandukanye ushobora kuba wakora mu mujyi cyangwa se ukayikora mu cyaro, bijyanye n'icyo ushoboye gukora cyangwa se impano wifitemo, yuko buri wese afite umuhamagaro, ndetse benshi bakavuga yuko imishinga igiye itandukanye ishobora kuba yaguha amahirwe yo kubona akazi cyangwa se ikaguha amahirwe yo gukora n'abandi bake bagiye batandukanye. Icyakora imishinga imwe n'imwe wayisanga mu cyaro, iyindi ukaba wayisanga mu mijyi, dore yuko hose twakoze impande n'impande kugira ngo tugere ku mpande n'impande z'urubyiruko rugiye rutandukanye. Uyu munsi ushobora kuba wakora umushinga w'ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga bukunze kwitwa e-commerce, ubucuruzi buciriritse, gutanga serivisi zinyuranye, gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, gucuruza imiti, ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa none si ibyo gusa kandi ko tugiye kuza kutumira akantu kandi ukamenya byinshi ku by'imishinga, aho washora amafaranga yawe ntazashye, ndetse ukirinda akomeje kugenda gushukashuka, ndetse ukajyana natwe kuhaba umukire ubona amafaranga yawe uyu munsi. Ubuhinzi rimwe na rimwe usanga abantu benshi bawupinga, ukavuga ko umushinga mwiza bakabusuzugura, nyamara uwukoze ni umushinga woroshye ubamo amafaranga kandi udasaba igihe kinini, udasaba igishoro kinini, ndetse ukabyara inyungu mu gihe cya vuba. Ibyinshi mu bihingwa kandi bigiye bitandukanye usanga bitanga umusaruro mu gihe cya vuba kiri hagati y'amezi 3 na 5, ndetse bisobanuye yuko igihe ushora amafaranga yawe mu buhinzi byanze bikunze utangira kuba wabona amafaranga, ndetse ukabona inyungu mu mezi make 3, 5 cyangwa se 4, ndetse ugasanga na rimwe bikunze kurenza umwaka n'igihe bitandukanye. Uyu mushinga ukora mu cyaro aho uri hose, ndetse bikajyana n'ibihingwa byera mu karere utuyemo cyangwa se agace utuyemo, bikajyana n'ibikunze kugurishwa aho ngaho, ndetse ukanaza mu dushya dore ko ikoranabuhanga ryazanye mu buhinzi, maze nawe ukabona amafaranga mu gihe cya vuba kandi ukaba umumiliyoneri, ndetse nawe ugatunga akayabo nk'abandi bose bagiye wumva hirya no hino. Uwo mushinga w'ubworozi kandi ni wo mushinga kwitwa gutegura umunsi, uko ukora hirya no hino, yaba mu cyaro ndetse mu mujyi, ukora amatungo agiye atandukanye, yaba maremare, amagufi, ndetse n'andi agiye atandukanye, ndetse ukora amatungo avamo ibintu bigiye bitandukanye, yaba nk'inyama, amagi, amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, dore yuko ibikomoka ku matungo ari ibintu kenshi usanga bifite abaguzi benshi kandi bitajya bibura isoko, dore ko abaguzi usanga babyigana. Ibyo wakora kandi ukaba wabona amafaranga, cyangombwa nuko wabikora ahantu heza, ukabikora neza, akaguha inyungu. Ndetse kuri ubu mu Rwanda hakora inkoko, ingurube, ihene, inkwavu ndetse n'andi matungo agiye atandukanye bijyanye n'aho utuye cyangwa se uko wifuza, cyangwa se impano wifitemo, cyangwa se ibyo waba ukunda uyu munsi. Umushinga twaguteguriye Prominent Center Limited ni ubucuruzi buciriritse benshi bakunze gusuzugura, bakavuga ko batabikora, aho usanga bakora benshi biteza imbere bakazamukira ku kantu gato gutyo gutyo. Imihangana atangira ngo history ntoya, aho namenye umuntu watangiye acuruza ishinge, n'undi bikaza kuranya yiteje imbere, yo gucuruza akareto, agacuruza inkweto, agacuruza butike, ndetse kuri ubu afite iduka rya rutura mu mujyi wa Kigali. Yatangiye gake gake, uyu munsi ni umukecuru rwose. Ubucuruzi buciriritse kandi ni umucuruzi wakora ukabona amafaranga nko gucuruza butike, gucuruza ibigo bigiye bitandukanye, imboga, imbuto n'ibindi, ukacuruza amasoko agiye atandukanye, ukagura ikibanza cyangwa ugakodesha, ibintu bikaba byagenda neza ukabona amafaranga. Ni umushinga kandi watuma ukuramo ku mufuka ku gishoro gito cyane, uko wakora ubucuruzi yaba mu mujyi cyangwa se mu cyaro aho uherereye hose, ukaba wabona n'ubundi ibintu bigiye bitandukanye ushobora kuba byagukura mu bukene.
turi mu isi y'ikoranabuhanga, isi ijyanye n'igihe kuri ubu ngubu aho wakora ubucuruzi bukoresheje ikoranabuhanga. Uyu ni umushinga wa kabiri twaguteguriye, ucuruzi bukoresha ikoranabuhanga, ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga e-commerce. Mu gihe tugezemo uyu munsi, ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga ni umushinga ugezweho kandi udashobora kubyara inyungu, kandi usaba igishoro gito cyane cyangwa se ugasaba ubumenyi buke cyane, ubundi nawe ukaba watangira gukirigita ifaranga nk'abandi bose. Ubucuruzi bukorwa kandi hakoreshejwe za murandasi, aho umuntu ashobora kugura, gutumiza mu mahanga cyangwa se kugurisha ibicuruzwa akoresheje ikoranabuhanga. Ibi kandi bikajya no kwinjiza amafaranga ushobora no kuwinjiza uryamye, ndetse ni umushinga muto cyane kandi ushobora kuba wakwaguka mu gihe cya vuba kandi ukawinjiza amafaranga usinziriye, wakoze cyangwa se utakoze. Ndetse e-commerce ni ibintu kuri ubu ngubu bigezweho, yaba mu Rwanda, waba utuye mu cyaro cyangwa se ahandi hagiye hatandukanye. Umushinga utandukanye twagutegura uyu munsi mu gutanga serivisi zinyuranye, wazitangira mu cyaro cyangwa se ahandi hagiye hatandukanye. Ibi kandi tubizi kenshi usanga rimwe na rimwe hari abantu batanga serivisi zigiye zitandukanye aho batuye, ndetse bakabona inyungu kandi bakabona amafaranga mu gihe cya vuba. Reka dutange ingero zigiye zitandukanye zimwe muri serivisi ushobora kuba wakora cyangwa se ukaba watanga, maze zikaba zaguha inyungu mu gihe cya vuba. Ni kenshi cyane ubona abantu benshi bavuga ngo ugiye gusaba serivisi ku Irembo, nyamara ibyo ni ibintu nawe ushobora kuba wakora bigakunda, dore yuko abakiriya bizana utanabahamagaye. Serivisi zigiye zitandukanye nk'ubutoza bwa siporo ndetse n'ibindi ni serivisi ushobora kuba wakora zikakubyara inyungu uyu munsi. Serivisi z'ubujyanama n'ubuhanga bugiye bitandukanye cyangwa se kugira inama zigiye batandukanye, serivisi z'imisoro n'amahoro, ubujyanama, kumenyekanisha imisoro ndetse n'ibindi bitandukanye, mobile banking, agent ndetse n'ibindi. Undi mushinga kandi ukubiye n'ubundi muri ibi ngibi mu gutanga serivisi zigiye zitandukanye wakora uyu munsi. Ni byinshi wakora ndetse ukaba wikubiranamo amafaranga kandi mu gihe cya vuba. Ubucuruzi bw'ikoranabuhanga kandi ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, amatelefone, za mudasobwa, flash disk, imurikadi, ekuteri, amasaha agezweho, kamera, ibikoresho byo gusana telefone cyangwa se amapiyesi agiye atandukanye. N'undi mushinga wakora nk'umushinga wa gatandatu hano mu Rwanda, waba uri mu mujyi cyangwa se mu cyaro. Umushinga wa karindwi kandi ni ubucuruzi bw'ibiribwa n'imiti, aho n'ubundi ubucuruzi bujyana no kuba wabona amafaranga. Umushinga mwiza cyane nk'uyu nguyu wawukora mu cyaro ndetse n'ahandi bagiye hatandukanye. Nta gihe benshi badakeneye imiti, yaba ay'amatungo yabo, yaba imiti yabo ubwabo, cyangwa se ibiribwa bigiye bitandukanye bituruka mu nganda ndetse n'ahandi. Gusa benshi bakaba babigurira, nyamara kuba wabikora ndetse abakiriya bakaba bakwizana utagombye gukora advertisement iri hejuru, kandi abakiriya bakizana ukamenyekana, ukaba ukunjiza amafaranga bitakugoye. Reka gukorera amafaranga uyabike kuri za banki aho atunguka, ubwo usora mu mishinga igiye itandukanye bijyanye n'aho waba utuye. Si byose kandi Prominent Center Limited itanga ubujyanama ku mishinga igiye itandukanye, aho ushobora kuba n'ubundi wakora imishinga igiye itandukanye, ariko nanone ukaba wanakora ibintu bitandukanye. Prominent Center Limited ni kampani ya mbere mu Rwanda irangira abo benshi akazi, ariko uyu munsi mu nama zigiye zitandukanye benshi bagiye bahura n'ikibazo cy'uko bakora amafaranga bakabura icyo bayamaza cyangwa se bakabura icyo bayakoresha. Nyamara ibi ari ibintu wese yakwiye gukora kandi akabikora mu gihe cya vuba. Reba nusanga utaratonse subscribe cyangwa se abone kandi tujye tubana buri munsi. Mukoze cyane, ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Iyi ni Prominent Center Limited, kampani ya mbere mu Rwanda ifasha benshi kurangira akazi cyangwa se abakoresha bagiye batandukanye, afite business igiye atandukanye, kuba yaba abakozi bizeye kandi mu gihe gito. Dukoreye Muhanga n'ubundi mu mujyi, uhageze wahita ubona aho Prominent Center Limited ikorera.